Ahanga tugiye kukwereka ibimenyetso byakwereka yuko ufite ihungabana muri business. Ibimenyetso byakwereka yuko ufite ihungabana muri business, abenshi murabizi ko muri business abamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niyo buriya waba uri umukozi ufite umukoresha, menya yuko buriya nawe ubarirwa muri business. Niyo kandi waba wenda uri umuvolontaire utanahembwa ari kuri mu kazi, menya yuko buriya nawe twakubarira muri business. Niba kandi uri umukoresha ariko nawe ukaba uri umukoresha ukorera abandi ba nyir'ubwite cyangwa se ba nyir'ibigo, nawe menya yuko buriya nawe ubarirwa muri business. Nawe niba wikora ku giti cyawe, waba ucuruza butike yo hasi kugera ku muntu ufite amangazine, cyangwa se waba uri umuntu ufite aga company gatoya kugeza ku muntu ufite igikampani kinini cyane, menya yuko mwese mubarirwa muri business. Buri wese rero bitewe n'icyiciro arimo agenda ahuriramo n'ihungabana rigiye ritandukanye, ariko rimwe na rimwe ntamenye niba koko ari ihungabana, abifata gutyo nyine ntabyazi bitewe wenda n'icyabiteye. Turagenda tukubwira bimwe mu bimenyetso cyangwa se bimwe mu bintu bishobora kugaragaza yuko ufite ihungabana ariko muri business uraza wenda kwisangamo nawe ubwawe. Nyuma y'ibi ngibi tuzabaganiza cyangwa se tuzabereka icyagufasha kugira ngo uve muri iryo hungabana, ariko ihungabana no turimo kuvuga ni irya business. Tugiye guhera ku mukozi. Umukozi yatse akazi akishimiye ndetse akajyamo rwose anezerewe, abona n'umushahara wa mbere arishima cyane, yumva yuko akazi ari ako ngako. Akazinduka mu kazi buri munsi, agatahira igihe, akumva rwose aranezerewe mu kazi arimo. Akazi ntabwo kigeze gahinduka, ibyo yakoraga ntabwo byigeze bihinduka, ariko ugasanga none kubyuka mu gitondo ajya muri ka kazi byatangiye kuba ingorabahizi. Ugasanga mu gitondo ari mu kazi ariko agatangira kubarira amasaha ku ntoki kugira ngo byibura arebe yuko isaha zagira kugira ngo atahe. Uwo muntu natangire kumenya yuko afite ihungabana mu kazi. Akazi ntikahindutse, umushahara uracyari wa wundi, ariko ugasanga none yatangiye kubihirwa n'akazi akora. Bitandukanye no kuba wenda inshingano zariyongereye cyangwa se ibintu byarahindutse, hoya bya bintu byose biracyari bya bindi, ariko ugasanga ntagakiryohewe n'akazi arimo. Menya yuko rero watangiye kugira ihungabana mu kazi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ugasanga n'akazi wakoraga wakagezemo uhembwa amafaranga makeya, ariko ugasanga wenda baranakongeje rwose bagwaye amafaranga menshi, ariko ugasanga kakazi ntabwo kikishimiye pe. Menya yuko rero ibyo ngibyo ni ihungabana mu kazi ushobora kuba wagezemo, cyangwa se n'ikimenyetso kikwereka yuko waba ufite ihungabana. Ikindi kimenyetso cyakwereka yuko ufite ihungabana mu kazi nuko wari uri mu kazi ukishimiye, ariko bakubwira abandi bantu bakoze ibyiza mukorana mu kazi, kabana niyo mwaba udakora mu kigo kimwe, ariko ugasanga wowe urimo gushakisha ikintu wabanenga. Abandi barimo baravuga ibyiza bagezeho mu kazi, wenda ntimunakorana pe, bikorera n'ahandi, ariko ugasanga wowe urimo gushaka ibibi ubanenga. Uri umwarimu wigisha ku kigo kimwe, ariko bakavuga yuko hari undi mwarimu wenda mwigisha bimwe, Icyongereza se mwese nicyo mwigisha, ari ugasanga wenda bavuze ko ku kigo kindi runaka no mu kandi karere pe hari umwarimu yigisha muri style nziza, hari umwarimu yigisha abantu bakabyumva, wowe ahubwo ugashakisha buryo ki wamenya amakuru kugira ngo uzashake amakuru yo kugira ngo ugaragaze ibibi bye, cyangwa se nawe ukaba ari umuze ko ukagenda uvuga ibibi bye. Menya yuko ufite ihungabana mu kazi, ni ikimenyetso cyakwereka ko ufite ihungabana muri business. Akenshi wakishimiye ibyiza bya mugenzi wawe kugira ngo byibura ahubwo ubonereho kujya kuba wamwigana, ariko wowe nta nubwo ubyemera. Barabivuga byibura wenda ntunabyemere,
umutima ukumva koko ntago koko ari byo. Icyo gihe kandi abandi benshi barenze umwe bakabona ko ari byo, bakabona ko uriya muntu akora neza pe, wowe ntubibone kandi akora neza. Menya yuko watangiye kugira ikimenyetso cy'ihungabana mu kazi, ndetse ufite ikimenyetso cy'ihungabana muri business. Ikindi kimenyetso cyakwereka ko ufite ihungabana muri business ni igihe byibura waba warahagaritse akazi, ariko ntago wahagaritse ku bwawe. Murabizi ko hari akazi kajya kabaho ugasanga wenda projet yararangiye, cyangwa se ugasanga wenda bari muri sezo, ugasanga wenda ibyo yakoraga ntago bigikorwa. None ugasanga hari umuntu ugiye kukurangira akazi, wenda gasa nk'ibyo wakoraga. None ugasanga utangiye kumubaza ibi bibazo. Akenshi turabizi umuntu agiye kubona akazi, ikibazo yabaza ese bahemba neza, bahemba amafaranga meza. We ibyo bibazo ni umuntu wese yabibaza kubera yuko nyine arashaka iterambere muri business, ariko ugasanga urimo kubaza ibindi bibazo bitandukanye n'ibyo ngibyo. Icyo gihe rero utangiye kubaza ibibazo bitandukanye n'ibyo ngibyo, menya yuko wagize ihungabana muri business cyangwa se ihungabana mu kazi. Urugero, ese umukoresha wabo ni umugabo ugasanga urimo kubaza ikibazo nk'icyo ngicyo. Ese bakora amasaha y'ikirenga? Ese bajya batwara abakozi byibura barabacumbikira, barabagaburira ku kazi, n'utundi tugiye dutandukanye. Ugasanga ntabwo uri muri ibariza iby'akazi, ahubwo we ibyo urimo kugenda ubaza ni bitandukanye n'ibyo ngibyo pe. Ntabwo urimo kubaza ibigendanye n'amafaranga bazaguhemba, urimo uragenda wibariza utundi tubazo two ku ruhande. Menya yuko wagize ihungabana. Akenshi ibyo bibazo urimo kubaza ushaka no gusanga n'ibyo bikubangamiye muri ka kazi ka mbere wavuyemo. Ikindi kimenyetso kizakwereka yuko ufite ihungabana muri business, hanga cyane cyane twakunze kwibanda ku bakozi bakora akazi, ariko mu kanya nanone turaza kuza kubabwira none ko kuba nyiri business cyangwa se abikorera nabo turagenda tubabwira ibimenyetso bimwe na bimwe baba bafite. Reka dusoreze kuri iki ngiki ku bantu bakorera abandi. Ese waba nawe ibi byarakubayeho? Ugasanga wavuye mu kazi, rimwe na rimwe bakurangira kandi akazi ukakanga burundu, ati nge sinzongera gusubira mu kazi, nzagerageza uburyo ki bwose nzongera nkikorera. Ugasanga rwose niyo baguye ibyamirenge ku ntenyo, ugasanga ntugishaka kongera gukora. Akenshi ibyo byabaho mu gihe ufite ibindi urimo gukora, ariko uricaye mu rugo nta gukora. Uri umugabo urimo urahahirwa n'umugore, uri umugore urimo urahahirwa n'umugabo, uri umwana urimo urahahirwa n'ababyeyi, ariko ukumva ntiwarazinuswe ikintu cyitwa akazi. Menya yuko nawe wagize ihungabana muri business. Abikorera ku giti cyabo nabo bagenda bagira ihungabana muri business. Ugasanga n'urugero uri umuhinzi, warahinze, ariko ugasanga wenda muri ako gace hari ikintu kihera cyane, ariko bakubwira ati kuki udahinga kirakari cyo kera? Ati niyo wankubita sinzongera guhinga inyanya, sinzongera guhinga ibirayi, sinzongera guhinga ibigori, sinzongera guhinga umuceri. Kandi wenda abandi barimo barahinga kandi bakeza. Icyo gihe umenya ko watangiye kugira ihungabana muri business, cyangwa se n'ikimenyetso cyakora ko wagize ihungabana muri business. Ushaka ko warabikoze ugahomba, ushobora kuba wenda ari ababyeyi bawe babikoze, ushobora kuba ari inshuti yawe yabikoze ukabona ukuntu byamuhombeye bikamusubiza ku isuka wambwa nuko mubyita, ariko ibyo byose ni byakwereka yuko ufite ihungabana muri business. Ese ibi ntibibaho? Abati niyo wagira ute? Ndemera wenda mpinga ibindi bitanera neza, ariko ibisinzongera pe. Ugasanga yararahiye. Ugasanga umuntu akubwira ngo nge sinzorora iki kintu uko byagenda kose, nzorora ibindi ariko sinzorora inkoko. Kandi ugasanga inkoko zo zitanga umusaruro. N'urugero turimo kugenda dutanga,
sinzora inkwavu, menya yuko nawe watangiye kugira ihungabana muri business. Ugasanga ni umucuruzi ariko wenda n'imyemerere ntibikubuza, ariko bakakubwira umuntu wa mbere akaza kubaza ikintu, akubaza icya kabiri, akubaza icya gatatu, kandi bose abo batatu bakubaza ikintu kimwe. Ariko bati nge niyo wagishyiramo hano ari icy'ubuntu ngewe sinakicuruza. Abantu nk'aba ngaba bashobora kuba babaho muri quartier. Aho ngewe ncuruza wenda isukari, oya nzacuruza ibindi ntago nzacuruza isukari, nzacuruza ibindi ntago nzacuruza ibingibi, kabone niyo babimuhera ubuntu, kandi wenda abantu barabikeneye aho ngaho muri quartier. Kubera icyo utabicuruza kandi abantu babikeneye. Menye yuko rero hari ihungabana wahuyemo naryo muri business. Wagakwiye kubicuza ukubuka kuko barabikubaza cyane. Wenda n'imyemerere yawe ntago ibikubuza. Dufata urugero wenda ubaye uri umurokoro ukaba utemererwa gucuruza inzoga, aho ngaho nta hungabana ufite kuko niyo myemerere yawe. Wenda ntago wemerewe gucuruza itabi, aho ngaho rwose ntago ari hungabana, byumve neza, ni imyemerere yawe, ni kubyemera. Ariko ntago bibujijwe, ari ugasanga urimo gudashaka kubicuruza pe, iryo ni ihungabana muri business. Urikorera ku giti cyawe, uracuruza piyese n'urugero, cyangwa se uracuruza ibindi bintu runaka, mu gihe mwaba musotse n'abandi bantu mukora ibyo mukora bimwe, ugasanga ntago urimo kwifuza yuko mwagaruka ku byo mukora. Iki ni ikintu gikomeye cyane kisha abantu benshi cyane bafite ihungabana muri business, kandi ugasanga baracyakorana kakazi barimo, ariko ugasanga ni ba nyir'ubwite barabikora, ariko ntago bashaka yuko abantu babiganiraho. Bafashe umwanya akazi kararangiye, barasotse bagiye wenda kwifata neza, abanywa agafanta bakagafata, abanywa agahiye bakagafata, abanywa amazi bakayafata, ariko batangira kuzamura ikiganiro gisa nk'ibyo mukora. Dufata urugero, nari mvuze kuri pièce de rechange, ugasanga wenda batangiye kuganira, ariko waruzi yuko ahantu habonetse pièce de rechange nziza cyane kandi ku giciro gitoya, wowe ukumva ntago wishimiye na gatoya kuba wakomeza ukabyumva, ukumva icyo kiganiro kirabishye. Nyamara mu by'ukuremo baraganira bashaka ikintu cyatuma bakomeza bakunguka, ariko ukumva icyo kiganiro ntago kigishaka. Menya yuko noneho aho bigeze kuri, ufite ihungabana rikomeye muri business. Ugasanga ukora ibigendanye no gukora amasabune. Amasabune reka mvugana n'ibya Home Golden White. Ugasanga wenda usanzwe ukora amasabune, uhuye na bagenzi bawe bayakora, batangiye kuganira ukuntu bakora isabune neza, batangiye kuganira ukuntu bunguka, nawe uracyayikora, ariko ukumva ntiwishimiye byo no kwabaza se mwe mu bigenza gute, se bikora gutohoya, ahubwo ukumva wabihiwe, ntushaka no kuba muri kumwe, ugashaka yuko mwiganira ibindi biganiro. Twivugire Manchester United, twivugire abahanzi, twivugire filime, ukumva twivugire wenda abastari bagiye batandukanye, ntimube mwaganira kuri cya kintu musanzwe mukora, kandi wenda wari kungukiramo inama zigiye zitandukanye. Abantu nk'abo ngabo babaho, niyo mpamvu rero tuvuga yuko baba batangiye kugira ihungabana muri business, cyangwa se bafite ihungabana muri business. Ni byinshi navuga bishobora kukwereka ko umuntu afite ihungabana muri business. Wenda ashobora kuba ari we navuze, ariko icyo nakubwira wowe icyambere, iyo wamaze kumenya ko ufite ikibazo, burya igisubizo kiba kiri hafi. Reka nsoreze ahangaha, mu kiganiro cy'ubutaha tuzabategurira agace keza cyane nanone ka Iga Time kakwereka se wararamutse wahuye n'ihungabana muri business, none wakora iki kugira ngo urivemo, kugira ngo wongere usubire mu buzima rusange, wongere uhumeke neza business kandi itakubangamiye. Waba uri umukozi ukorera abandi, waba uri umukoresha nabwo ukorera abandi, cyangwa se waba uri nyiri business, mwese ibingibi birabareba. Hari ibindi bimenyetso byinshi, ariko twabahitemo ibingibi, ndetse n'ibindi muzagenda mubyumva gahoro gahoro. Ushobora nawe kuba hari ikimenyetso wenda wabonye umuntu afite, ukaba watubaza ese buriya nacyo cyaba kiri muri ibingibi. Ushobora kwatweza message rero ukaba watubaza, ushobora no kwaduhamagara ukaba watubaza, tukakubwira cyangwa se tukagushakira niba icyo kimenyetso nacyo kiri muri ibishobora kuba bigaragaza yuko wagize ihungabana muri business.
iyi ni radio Imanzi 105.1 FM. Ngendi Ishimwe Eric Expert mu kanya keza cyane ka Iga Time. Nkubwire ngo kano kanya kagucitse ariko gashaka kongera kubyumva neza, wagana YouTube channel ya Home Golden White TV ukabonaho n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi mu mujyo mwiza. Erega buriya gukomeza kwiga ni byiza cyane. Ushaka no gusanga nakuvuze ugasanga wenda watangiye kuvuga ati ninge buriya yavugagara, cyangwa se ugasanga wese unafunga nabwo wamenya ko ari hungabana. Natangiye kuvuga ibisa nk'ibyawe ntiwabyumva neza urafunga. Wabikira gute se buriya kujya gukira indwara ayirata? Reka dukomeze rero twumva n'ubutumwa bwiza cyane bwa Home Golden White. Ndaje mu kanya. Golden White iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White. Tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane. Tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba sukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane. Amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira kukiri giti faranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White ubaye igisubizo ku Banyarwanda.